Inshuti bakunzi b'Inama TV ndabasuhuje. Uyu munsi nifuje kubaganiriza ku nkuru y'umukunzi wacu ukurikira ibiganiro by'Inama TV wifuje ko twaganira ku kibazo yahuye nacyo. Umwana w'umukobwa ufite imyaka 23 yitwa Mutoni. Mutoni ni izina twamuhaye kuko tudashaka ko amenyekana. Yaduhamagaye tubwira yuko afite ikibazo cyo kuba muri we yumva atwite. Yabuze imihango, aragifite isesemi, n'inda yiwe iragenda yaguka umunsi ku munsi. Hari igihe yumva acitse umugongo ariko ntafite ibitotsi, arahangayitse. Namubajije niba yarabashije kujya kwipimisha kwa muganga amenye niba atwite, arambwira ngo mu nyuma yo kubura imihango amezi 3 yagerageje kujya kuri farumasi agura koresho kifashishwa mu kumenya niba umuntu atwite, agakoresha neza asanga adatwite, ariko ntibyahagarara, akomeza kugira ibimenyetso by'umuntu utwite, kugira isesemi, kumva adashaka kurya, kugira kwaguka mu nda. Aza yifatira icyemezo cyo kujya kwa muganga. Ageze kwa muganga bamusaba gutanga ibizami, ariko ibizami byagaragaje ko adatwite. Yavuye kuri centre de santé ajya no ku ivuriro ry'akarere, ibitaro by'akarere, nabwo bamubwira ko adatwite. Rero ikibazo bafite nonaha ari kwibaza kubera iki yumva atwite kandi akaba bibona, nyamara kwa muganga bakaba bamuha igisubizo kinyuranye n'ibyo yiyumvamo. Niyo mpamvu rero uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iki kibazo kugira ngo turebere hamwe ishusho yacyo mu busanzwe biba byatewe n'iki, kugira ngo umuntu yumve ko afite ikibazo mu mubiri cyangwa se afite uko yiyumva ariko akanyuranya n'uko abaganga babyumva cyangwa se uko abaganga babibona. Uyu mukobwa nashatse kumubaza byinshi bigendanye n'ubuzima bwe bwite abayemo mu muryango. Ambwira yuko hashize imyaka 2 mukuru we atwaye inda abyarira umwana mu rugo. Iwabo birababaza cyane, akaba ari nawe mfura y'iwabo. Uyu mwana avuye ku ishuri, nibwo yarangije segonderi, avuye ku ishuri ababyeyi be baramwicaza, baramuhanura, baramuhana, bamubwira yuko batifuza yuko nawe yazaba akoze isoni nk'uko mukuru we yakojeje isoni. Mu by'ukuri uyu mwana ntatekanye, arahangayitse cyane. Naramubajije se ko ku busanzwe abantu batangira gutekereza ko basamye ari uko bakoze imibonano mpuzabitsina, wowe waba warayikoze? Arambwira ati nibyo narayikoze kuko ngiye mfite umusheri, mfite umukope, tumaranye iminsi, hari igihe bibaho tugakora imibonano mpuzabitsina. Nananyweye n'ikinini kibuza umuntu gusama, ariko nta cyizere bimpa kuko ndabona ko umubiri wanjye ugenda uhinduka, ariko abaganga ntibashaka kunyumva ngo bambwire niba ngomba kumenya ko ntwite, ntangire nitegure, nanabimenyesha umuryango bamenyeshe ko ntwite, cyangwa ngerageze gusaba inshuti yanjye dukora ubukwe hakiri kare, twoye kugira ibibazo dutera umuryango. Nawe aho uri ushobora kuba warigeze wumva ikibazo nk'icyo. Niba uri umukobwa ushobora kuba warigeze kubura imihango, wagerageza gushaka ibisubizo ukabibura kuko udahuza n'abaganga. Ibi rero naje gushakisha mu buhanga bugendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, baza kunyereka neza yuko ni ibintu bisanzwe yuko umuntu ufite umuhangayiko umubiri we ushobora guhindura imikorere yawo. Ubuzima bwawe bwari busanzwe bugenda neza, usinzira neza, ufungura bitakugoye, ubonera imihango igihe, ishobora guhagarara. Ibi rero biterwa n'iki? Mu mikorere y'umubiri w'umuntu hari ukuntu intekerezo n'umubiri n'imisemburo bikorana. Intekerezo zirimo ikintu cy'umuhangayiko cyangwa umujagararo, bibita stress, bishobora guhindura imikorere ya hormone zawe, y'imisemburo yawe. Noneho icyari giteganyijwe kikaba cyaza mu yindi shusho. Hari abo uzasanga
bashobora kubura imihango nyine kubera uwo muhangayiko. Hari n'abo ubona umubiri wabo warahindutse, umuntu akaba yarwara ibiheri, yakumva acitse intege kubera ko ahangayitse. Rero iki kintu cyo kubura imihango umuntu agatekereza ko atwite n'umubiri ukaba wagaragaza ibimenyetso byo gutwita, ni ikintu kimaze imyaka abaganga, abahanga mu bigendanye no gukurikirana ubuzima bw'umugore no gukurikirana ubuzima bwo mu mutwe barakibonye ko kibaho, kandi kibaho inshuro nyinshi. Mwebwe bagore rero, namwe bakobwa, mujya muhangayikishwa no kubura imihango mukumva ibimenyetso byo gutwita, inama nabagira ni imwe, nuko igihe mwakoze teste mukabona ntimutwite ariko mufite ibimenyetso byo gusama, muzajye mwigendagenda mwigenzure murebe niba nta wundi muhangayiko mufite ushobora gutuma intekerezo zawe zihindura umubiri kugera ku rwego rw'uko ibyo utinya, ibyo wiyumvamo, ibyo ufitiye ibyifuzo bitangira kwigaragaza ku mubiri kandi bidahari mu by'ukuri, ahubwo biri mu mutwe wawe. Ibyo bita psychosomatization, ni ukuvuga ni ikibazo ufite mu mutwe, ni ikibazo ufite mu bitekerezo, ni inyifuzo cyangwa se igitinyitse kiri mu mutwe wawe kikugarukamo buri munsi, kigeraho kikaza kikiha umwanya mu buzima bwawe, kigahindurira imikorere y'imisemburo isanzwe iri ku murongo. Noneho icyo watinyaga, icyo wifuzaga, ugasanga umubiri wawe urakwereka ibimenyetso by'uko gihari. Ibi bigaragarira ku nda, ariko hari n'abarwara umutwe kubera ko n'ubundi ubuzima babayemo bubateye umutwe, ukaba uhangayitse, ukaba ufite ibintu ubona bitarimo bigenda neza, ukarwara umutwe mu by'ukuri ukakurya, atari uko umutwe urwaye, ahubwo ari bya bibazo bituma muri wowe utekereza ko urwaye umutwe. Murakoze, mureke tuzahure mu kindi kiganiro none tuganira ku bundi buzima bwo mu mutwe, ku bibazo abantu bahura nabyo ariko bashobora kuba batabonera ubusobanuro. Murakoze, nakagaruka.